turabashimiye cyane mwe mukomeje kutwumva muri Jokea nk'uko mubizi ni urubuga rushinzwe cyangwa se rwagize intego kumenyekanisha ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere hirya no hino mu rubyiruko, no gusanga ari ibibazo byinshi bitandukanye byo kudasobanukirwa. Ubabwira nk'uko musanzwe muzi ni Shaddai. Uyu munsi nk'uko mutubona twatembereye, twasuye ikigo cyo mu majyepfo cya segonderi cyitwa Groupe Scolaire Gatagara. Twagize amahirwe yo kwakira umuyobozi w'abanyeshuri. Reka muhakanya atubwire n'iki kigo kirimo abanyeshuri barimo ko babayeho, tuganire. Uhawe ikaze kuri Jokea. Watangira wibwira abadukurikiye. Amazina ni Mpaniritse Fides, niga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye mu bijyanye n'imibare, butabire n'ibinyabuzima, ubwo ni MCB. Yego. Muri make hano mu kigo abanyeshuri nyine ni ikigo cyita ku babana n'ubumuga ariko kiri inclusive, ubwo ntabwo giheza. Turimo turi ingeri zigiye zitandukanye, ababana n'ubumuga n'abatabana n'ubumuga. Yego. Reka duhere ku buryo ikigo cyanyu giteye. Ese kuba mwigana muvanze harimo ababana n'ubumuga n'abatabana nabwo, ubona hari icyo niki bibafasha mwese? Ikintu cya mbere bidufasha nk'abantu tutabana n'ubumuga, ni urugero rwa mbere nanze, twiga kubana n'ingeri zose, tukiga kuba muri sosiyete irimo abantu bagiye batandukanye, ababana n'ubumuga n'abatabana n'ubumuga. Ikindi twiga nyine gufasha bagenzi bacu batabashije nyine kuba hari icyo bakikorera, ubwo ni ababana n'ubumuga, tukagira bimwe tubamenyanye tubafasha. Ugereranyije nko muri pourcentage ubona murutana gute? Ababana n'ubumuga nibo bakeya, bo baragera muri 40 gutyo, numva batarenga. Ese haba hari uburyo ki imyubakire cyangwa se ubundi buryo ikigo cyashizeho gifasha aho ngaho babana n'ubumuga? Hano mu kigo kubera habamo abana n'ubumuga bw'ingingo no kutavuga, ababana n'ingingo urebye nyine inzira zibagoye, wenda tuvuge nka escalier ntabwo ari nyinshi nk'iz'imihanda bari ko mbyita, kugira ngo ibyo byose nyine bibashe kuborohereza imitambukire yabo. Hanyuma mu bijyanye n'ababana n'ubumuga bwo kutavuga, dufite abarimu b'impuguke basobanura amarenga, ubwo babafasha mu bijyanye no kwiga n'ibindi bigiye bitandukanye nk'imikino, kwidagadura. Hari n'abatoza babatoza nyine kubana na bagenzi babo. Okay. Twabasuye nka Jokea akaba ari umuryango utuma tumenyekanisha ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nkawe nk'uhagari abanyeshuri, ese hano ikibazo cyo gufunga inguni kimeze gute muri iki kigo niba kihaba? Ikibazo cyo gufunga inguni rero mu banyeshuri haba harimo discipline, kambari ko mbyita discipline nyine ibiri imbere cyane. Hano nta kihaba? Ntabwo navuga ko 100% kitaba, ariko nyine bitewe n'iyo myitwarire, umuco badutoza, ntabwo bikabije cyane. Yego. Ese ubona kuba tuza kwigisha ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere nka wiga ubumenyamuntu, ibinyabuzima, biology, ubona hari icyo bifasha abanyeshuri bawe? Cyane kirahari icyo bidufasha. Like what? Icyambere bidufasha, tubasha kwisobanukirwa twebwe ubwacu, tukamenya imiterere yacu, ubuzima bwacu ko bumeze. Ikindi nka bagenzi bacu nyine batiga biology, ubutabire n'imibare, nyine batiga ubuzima bw'ibinyabuzima. Bidufasha kuba twabana nabo, tukabasangiza ku byo twize, kugira ngo tubane nyine nta bibazo bizamo nk'inda zitateganyijwe, kubera ko twebwe tubyiga tuba twize ingaruka zabyo, hanyuma natwe bikadufasha kuziha bagenzi bacu.
yego nk'umuyobozi uyobora abanyeshuri bose cyane cyane harimo n'abana n'ubumuga, ubona bo by'umwihariko aya makuru agendanye n'ubuzima bw'imyororokere hari icyo baba barahombye kumenya cyangwa twese dufite imyumvire imwe? Urebye kubera ko twese turi abantu, numva ntacyo baba barahombye kuko ingaruka nagira njye n'abana n'ubumuga nawe zamubaho. Oya, ndavuga ngo amakuru twese tuba tuzi abangana cyangwa hari icyo musanga mubarusha ku bigendanye n'amakuru? Navuga ko ari icyo tuba tubarusha, kuko urugero wenda tuvuze nko ku babana n'ubumuga bwo kutumva cyangwa kuvuga, hari igihe nkatwe nyine tubasha kuvuga bitunanira kubasobanurira imiterere y'umubiri yabo. Rero nk'uko muba mwadusuye biroroha nyine kubasobanurira, kuko abarimu ntabwo nyine kenshi duhorana cyane wenda muri kominikasiyo y'abanyeshuri hagati yabo, ntabwo umwarimu yajya ahoraza. Rero ariko nk'uku nguku muba mwaje hano muri Jokeya Group mukaza gusobanura nyine ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bituma na ba barimo baza bagadufasha gusobanurira ababana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga, bakagira nabo icyo biyongeraho. Jokeya dukora ibyo ngibyo cyane cyane, noneho tukagera no ku bana n'ubumuga. N'icyo wabwira ubuyobozi bw'ikigo, ubuyobozi bw'igihugu mu burezi ku bigendanye n'ibyo bashyira muri porogaramu y'uburezi cyane cyane ku bana n'ubumuga ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere? Murakoze cyane. Icyo nasaba ubuyobozi bw'ikigo ni ukongera, ikaba ariko mbyita kuko birahaba, ni ukongera noneho uburyo basobanuriragamo ababana n'ubumuga, natwe ubwacu noneho bakongera uburyo bwa kominikasiyo hagati y'abanyeshuri batabana n'ubumuga n'ababana n'ubumuga. Turagushimiye cyane, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Bibutse ko ahagariye abanyeshuri b'ikigo cya Groupe Scolaire Gatagara, twaganiraga ku bigendanye n'ikigo niko abona ubuzima bw'imyororokere mu kigo, kandi yatubwiye ko Jokeya ikomeje gutanga inkunga ikomeye ku bigendanye no gufasha kugeza ayo makuru cyane cyane no ku bana babana n'ubumuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane abakomeje gukurikira Jokeya, turabashimiye, turabakunda. Tuyibutse ko ukomeje gukunda ibiganiro byacu ujya hasi ukana subscribe, share and comment, ubundi ikibazo cyose ukeneye kugezaho ahantu hose watinye kubisangiza bikagera. Murakoze cyane, turabakunda.